ufite akazi kabi. Ndagira ngo nkubwire ngo ufite akazi kabi niba ubona ibi bimenyetso bigera muri birindwi byose birangwa iwawe cyangwa se birangwa mu buzima bwawe. Ntago ushobora gutera imbere, ntago ushobora gukira, ntukanirenganye ngo abandi baragusize. Ntago ari wowe pe. Ni akazi kabi kandi akazi kabi karangwa n'ibimenyetso birindwi ngiye kukubwira. Uyu munsi wa none fata ingamba umenye ko hari icyo wakongeramo cyangwa se hari icyo wahindura, haba kugahagarika cyangwa se gutangira ugashakisha akandi cyangwa se ukikorera. Niba ujya mu kazi buri munsi ariko ukumva ntiwishimye, hari amahirwe menshi ko ufite akazi kabi. Ndongera mbigusubiremo. Uyu munsi reka nkwereke rero ibyo bimenyetso birindwi bigufasha kumenya niba akazi kawe kazatuma utera imbere cyangwa se kazagusubiza inyuma. Ku mwanya wa mbere rero w'ikimenyetso kikwereka ko akazi kawe urimo ari kabi, turasanga kuba ubyuka wumva utabyishimiye. Iki kimenyetso cya mbere, ubyuka mu gitondo wumva utabishaka. Nta motivation cyangwa se nta kintu kikwempawaringa cyangwa se nta kintu kigushishikaza gituma ujya gukora ka kazi. Wumva nta byishimo, wumva kujya mu kazi ari nk'igihano. Haboneka konji ukumva uraserebuye. Haboneka akantu kose katuma utagiye ukumva uraserebuye. Ntube wanatinya kubeshya ko urwaye kugira ngo usibe just ukihorere. Kuko akazi kawe iyo ari akazi keza kakwinjiriza, uzi icyo kakumare kandi keza, kaguha amafaranga meza n'ibindi byinshi, nta kintu gishobora gutuma wumva utajyayo. Uyu munsi wa none ndagira ngo ufate umwanzuro umenye ngo niba akazi kanjye mbyuka nakishimiye, ngomba gushaka akazi nzajya njyamo ndi proud yako, numva nkishimiye, numva bwatinze gucya, kuko ibyo nibyo by'empowering umuntu akaba yanatera imbere. Buriya akazi keza kagutera imbaraga, ntabwo kagutera stress buri gitondo buri uko ubyutse ngo wumve ngo yababaye ngo uyu munsi nta kazi. Oya, niho akazi gatandukanira n'ishuri. Ku mwanya wa kabiri rero turahasanga nta terambere. Nta terambere uhura naryo, amezi aba amezi, imyaka ikaba imyaka, ariko ugasanga uri hahandi wahose ndetse uracyari wa wundi. Nta skills nshyashya cyangwa se nta bumenyi bushyashya, nta knowledge nshya. Muri make uhora uri wa wundi. Usanga nta kintu wakungukiyemo, nta nshuti wungukiyemo, nta ejo heza uri kubona muri ka kazi, ahubwo uhora ubona ari ibihombo gusa kuri wowe. Ni ukwiganyira. Akazi rero utakabonamo iterambere, ukakajyamo utakishimiye nk'uko ibi bimenyetso bikurikirana, menya ko ufite akazi kabi. Ku mwanya wa gatatu, umushahara utaguhagije. Icya gatatu, amafaranga ubona ntahagije kandi ukora cyane, ugasanga ubuzima bwawe ntibunahinduka. Niba akazi kadashobora kugufasha kubaho neza, ni ikibazo gikomeye. Hari abantu bazi gutanga akazi ariko kakaba gakomeye, kanasaba umuntu ugakora nawe ari strong, ariko bajya gutanga umushahara ntibite ku mushahara uzimpawaringa cyangwa se uzatuma umukozi aguma mu kazi. Uyu munsi wa none ushobora kuba waratangiye akazi umuceri ugura ibihumbi 20, ubu ku isoko umuceri ugeze ku bihumbi 50, 48, kandi umushahara boss ashobora kuba atarigeze na rimwe akongeza. Ugasanga atangiriye ku bihumbi 200, 300, n'ubu uracyari kuri 300 nyuma y'imyaka 5, 6. Tekereza ikintu cyo gukora. Ufite akazi kabi. Niba ubona n'ibiryo bitari kuvamo, ukabona n'inzu uri kuva mu yo wahozemo ahubwo uri kujya inyuma, muri make urimo urabura ikintu bita ibyishimo, warangiza ukabura iterambere, warangiza ugasanga n'uwo mushahara wawe ntacyo uvuze, kuko ibyo wakumariraga uyu munsi wa none birasaba ko uba mu madeni kugira ngo ugire ibyo ukemura. Ngaho ibaze gufata ideni ryo kugira ngo abana bige, ni ikibazo gikomeye. Ku mwanya wa kane rero turahasanga nta cyubahiro kaguhesha. Ntuhabwa icyubahiro na boss wawe, aragusuzugura, cyangwa se usanga bagenzi bawe nta gaciro baguha. Aho hantu ntukwiye kuhaguma utubahwe. Nta respect uhabonera, menya ko ari ikibazo gikomeye. Wari wabyuka ukajya mu kazi ariko wumva ko boss ari bugusuzugura, ari bwirirwa gutonganya, ari bwirirwa gutuka. Ibyo byonyine ntibishobora kukumotiva. Ako kazi ntago kaba ari keza.
gerageza ushake uburyo ki wazaba independent, wakora ibintu byawe bikugenga, apana gukora ibyo umuntu wundi agusuzuguriramo. Ku mwanya wa gatanu turahasanga kuba ahantu hose, ahantu uri ari amakimbirane, amagambo mabi, stress nyinshi, nta kindi kintu. Aho ukorera hagira uruhare runini ku buzima bwawe. Niba ubona uhora mu makimbirane, uri gutinya ko bazakuroga, bari kukubwira ngo kora, bagahera mu gitondo wari busoze saa 12, ugasanga bakucyuye saa 5, ugasanga boss ari kugutuka, ugasanga muri guhorana mu bibazo, murandikirana nabi, bagenzi bawe muratongana, menya ko aho hantu udakwiye kuba uhari. Environment mbi buriya ituma umuntu yanga akazi, ituma n'akazi gapfa, kuko aba bantu nabo ubwabo ntibashobora gutuma n'umushahara wawe uzamuka. Ikindi ntushobora kubahwa ukiri muri abo bantu. Aba ushobora no kubona opportunity iyo ari yo yose ariko ntibatume uyigeraho, bitewe n'amashyari bagufitiye, bitewe no guhangana. Ejo ushobora no kugwa muri ako kazi. Rero iki ni ikimenyetso cya gatanu kigaragaza ko akazi urimo ari kabi. Ku mwanya wa gatandatu turasanga nta work life balance ihari. Ubuzima bwawe bwose buhora buri mu kazi. Muri make ntago akazi kawe wagahuza n'ubuzima ngo bikunde. Ntushobora kujyana umwana wawe kwa muganga, ntushobora guherekeza umugore wawe atwite, ntushobora kurwaza umugabo wawe, ntushobora kubonaho ikiruhuko cy'icyumweru, ntushobora muri make kugahuza n'ubuzima bwawe bwite. Ntago bikunda, nta gihe ufite ku muryango wawe, ku nshuti zawe cyangwa kuri wowe ubwawe. Akazi keza kagusigira umwanya wo kubaho ubuzima bwawe. Niba ufite n'ibintu utekereza gukora ukaba wabikora, ariko niba ufite akazi kakurimita ugataha uryama gusa ukabyuka ugenda, menya ko ari ikibazo gikomeye. Ako kazi ni kabi. Ku mwanya wa karindwi rero, nta ejo hazaza cyangwa se heza ubona muri ako kazi. Ntubona future muri ako kazi uko byagenda kose. Utekereza imyaka iri imbere ukabona nta kintu ubona cyazahinduka. Igisubizo rero mu kazi kawe, niba wibonamo byinshi muri ibi, ntiwirengagize. Tangira gutekereza ku mpinduka. Iga skills nshya, shaka amahirwe cyangwa utangire ikintu cyawe runaka uyikorere. Muri ubuzima bwawe ni ingenzi kurusha akazi uko kakubabaza. Ntutinye guhindura. Niba iyi video rero igufashije, ndakwibutsa gukora like, wisharinga abandi, kandi wiyandikishe no kuri YouTube channel yacu, ari byo gukora subscribe aho hantu hari inzogera. Hanyuma ndabakunda, yari imbabazi nk'ibisanzwe, ndizera ko tugiye guhindura ubuzima bwacu. Imana ibarinde nabo ta mu zindi video.